Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bw'isi. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko hano turi ku bitaro bya MBC biherereye i Nyamirambo mu Biryogo hirya y'umusigiti, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite muri rusange n'indwara zifata abari n'abategarugori. Akaba ari na wundi ari Dr. Ndikuryayo Emmanuel. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, mugeze ku rubuga rwacu bwa mbere, icyo tubashishikariza ni ugukora subscribe, n'abakoze subscribe mukareba ko mwakanze ku nzogera kugira ngo mubone ibiganiro bishyashya tubashyiriyeho hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima. Tubibutse ko mwa kino kiganiro muri kumwe n'umuryango nyarwanda ANSP+ ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira virusi itera sida no gufasha n'abagize ibyago byo kwandura virusi itera sida, binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Sirozine na Bosco, mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere? Ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata, byakwanga tugakoresha agakingirizo, kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye, nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi. Ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida, wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse. Rubyiruko rugenzi rwanjye, twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubu butumwa mubugejweho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virusi itera sida no gukumira ubwandu bushya ANSP+ ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima, nk'uko twari tubikomojeho turi gutangira yuko turi ku bitaro bya MBC biherereye Nyamirambo hirya y'umusigiti mu Biryogo, aho twaje kubarebera muganga w'inzobere ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite n'indwara zifata abari n'abategarugori muri rusange. Twamuha ikaze akabasuhuza mbere yo gutangira insanganyamatsiko y'uyu munsi. Tubahe ikaze Dr. Murakoze cyane. Ndabasuhuje abakunzi ba ubuzima buzima TV. Nitwa Emmanuel nk'uko yabivuze, Ndikuryayo Emmanuel, ndi umuganga w'ababyeyi cyangwa se umuginekologe, kandi obstetrician and gynecologist, biba bihuje byombi. Ndi gukora hano ku bitaro bya MBC bikora hano Nyamirambo. Murakoze cyane Dr. Kuri uyu munsi mu kiganiro ubuzima buzima, nk'uko abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima aribo badusaba ngo muzongere mukorane na Dr. Ndikuryayo Emmanuel. Dr. Ndikuryayo Emmanuel niyo mpamvu twaje kubareba rero. Kuri uyu munsi insanganyamatsiko twazanye ni iyi: umwana ababayeho gute muri rusange, tugitangira insanganyamatsiko y'uyu munsi. Murakoze kubw'icyo kibazo. Sinzi niba byoroha kugisubiza ko gisa nkaho ari kirekire, ariko ubuzima bw'umwana uri mu nda, ngira ngo bimwe mu bibugize twagiye tubigarukaho mu biganiro bitandukanye twagiye dukora. Ariko umwana iyo ari mu nda aba atunzwe na mama we, ni ukuvuga ibimutunga byose bituruka kuri mama we. Ari nayo mpamvu duhora tushishikariza ababyeyi kujya kwipimisha kare, kandi tukabashishikariza kurya indyo yuzuye, hanyuma bakanirinda gufata ibintu bishobora kubangamira ubuzima bw'umwana uri mu nda. Niyo mpamvu hari ibyo iyo batwise tubakuraho birimo inzoga, itabi n'izindi drugs bashobora kuba bafata, tukababwira ntimugapfe gufata ibyo mubonye. Hari imiti tutabemerera kunywa cyangwa kwigura uko bishakiye, kuko ishobora kwangiza ubuzima bw'umwana uri mu nda. Ni ukuvuga ubuzima bw'uyu mwana buzaterwa n'ubuzima bw'umubyeyi. Imibereho y'umwana rero uri mu nda, icyambere biterwa n'uko mama we afite ubuzima bwiza, na mama w'umwana azagira ubuzima bwiza. Ariko kandi tutirengagije ko hashaka kuba hari ibibazo umubyeyi ashaka kuba afite, bikazaba intandaro yo kuba n'umwana ashaka kugira imibereho mibi akiri no mu nda, yaba igendanye n'imikurire cyangwa se n'imiremerwe ye, akaba yagira ubumuga butandukanye bitewe n'ubuzima umubyeyi afite butari bwiza. akaba ari nayo mpamvu iyo umuntu yasamye tumusaba kuza kwa muganga hakiri kare
kugira ngo tunamupime zimwe mu ndwara zishobora kubangamira ubuzima bw'umwana igihe azaba akiri mu nda. Muri make ubuzima bw'umwana uri mu nda twifuza ko umubyeyi aba ari muzima, ameze neza, arya neza, kugira ngo n'umwana nawe azamere neza. Kumera neza si ukurya nabyo ni byiza, ariko hari n'igihe bisaba ko tumwongerera n'ibindi bimufasha, imfashamirire, kugira ngo turebe ko ubuzima bw'uyu mwana bwarushaho kuzaba bwiza, ntazagire ikibazo igihe azaba ari mu nda. Ariko kandi tunamenye niba nta ndwara zindi afite zishobora gutuma tugomba kuzitaho hakiri kare, kugira ngo uyu mubyeyi azakomeze agire ubuzima bwiza. Muri make ubuzima umwana abayeho neza kubera ko mama we ameze neza, kuko ibimutunga byose niho bizanyura. Murakoze cyane dogiteri gusobanurira abakunzi b'ikiganiro ubuzima bw'umwana mu nda muri rusange. Noneho dogiteri, umuntu ashobora kwibaza akavuga ati mbese twumvishe ngo umwana aba ari mu mazi mu nda, ayo mazi ameze ati, akamaro mbese ni nk'aya mazi tunywa cyangwa akamaro k'ayo mazi muri rusange ni akahe? Murakoze cyane, ni ikibazo cyiza. ngira ngo ubushize tuvuga ku bimenyetso mpuruza ku mugore utwite, twagarutse kuvuga ngo kimwe mu bimenyetso mpuruza ni ukubona amazi amenetse cyangwa se amazi ashoka aturuka mu gitsina, ukabona amazi arashoka kandi wenda nta naho babara. Turavuga ngo ni ikimenyetso mpuruza kuko dutekereza yuko ariya mazi ari ay'umwana yari arimo none akaba amenetse. Amazi ubu rero reka tuvuge kuri aya mazi, akamaro kayo nk'uko mubibajije, ni ikintu gikomeye. Ubuzima bw'umwana uri mu nda bisaba ko aba afitemo amazi ahagije, atari makeya, ndetse ko nawe tutanifuza ko aba menshi cyane. Wenda turabigarukaho mu kanya turebe iyo abaye make cyangwa se yabaye menshi cyane icyo byabisobanuye. Aya mazi umwana iyo ari mu nda agomba kuba hari amazi arimo, aba ari mu mazi, aba akinira mu mazi, ayo niyo bita amniotic fluid cyangwa se amazi umwana aba arimo igihe ari mu nda. Aya mazi iyindi kiri ntoya, aya mazi aturuka kuri placenta cyangwa se ingobyi niyo igenda iyakora, ndetse na twadusaho cyangwa se membranes umwana aba arimo, ayo mazi niho aturuka. Ariko uko indi igenda ikura, umwana amaze kurenga ku mezi 3 n'igice, amezi 4, umwana atangira kuyikorera. Iyo mvuga kuyikorera ni uko aya mazi aturuka ku mpyiko z'umwana. Ni ukuvuga umwana iyo ari mu nda impyiko ze zirakora, uko abonye ibimutunga bihagije biturutse ku ingobyi nabyo yabikuye ku mubyeyi. Bimwe tumaze kuvuga haruguru ko umubyeyi aba agomba kuba afite ibimuhagije kugira ngo yoherereze umwana nawe binyure mu rureri cyangwa se muri umbilical cord, bigere ku mwana, nibigera ku mwana, wa mwana aza umubiri we urakora nk'ibisanzwe, n'impyiko zikore, narangiza yihagarike, y'amazi aboneke. Nuko agenda aboneka, bigaturuka ku mpyiko cyane cyane, ariko kandi burya no mu bihaha by'umwana naho ayo mazi agenda aturukamo, kuko burya naho haba harimo amazi. Muri rusange ayo mazi naho ngaho aturuka, akaba rero hari ikigero agomba kuba arimo. Tuvuga ngo aya mazi uyu umuntu aje kwa muganga kwipimisha, tubasha kuyapima tukavuga ngo aya mazi arahagije, ari ku kigero cyiza. Hari uburyo ki tuyapimamo tukareba tukavuga ngo arahagije, hanyuma ariko hakaba naho tuvuga ngo aya mazi kuki ari makeya, byagenze gute? Aya se ko ari menshi cyane, byagenze gute? Hari ibipimo byateganyijwe kwa muganga, iyo ugiyeyo barabikubwira ko amazi ameze neza. Hari n'abo bagiye bavuga ati turabona amazi yagabanutse cyangwa ni makeya. Muri make ayo niyo mazi umwana akuriramo. Biteganyijwe ko uyu mwana azaguma ari muri ariya mazi, akaguma ahagije kugeza igihe azagera igihe cyo kuvuka. Nagera igihe cyo kuvuka, aya mazi nibyo azameneka, umwana arimo asohoka, cyangwa se umubyeyi ari kunda umwana asohoke. Nuko niyo ya mazi rero tuba tuvuga, cyangwa hari abakoresha ngo nisuha, cyangwa se biterwa na wenda n'uduce bakoresha amaterime atandukanye. Aya mazi afite akamaro gakomeye
muri imwe mu mimaro y'aya mazi nagarukaho nuko aya mazi arinda umwana mu buryo butandukanye, ariko mpere mu kurinda umwana, urumva ikintu cyose umubyeyi, ikintu cyose cyamutera shoke we, kuko umwana aba ari mu mazi, ari muri nyababyeyi, ariko muri ya nyababyeyi harimo amazi, none umwana arimo mu mazi, ikintu cyose kije kimeze nka shoke, aya mazi ashinzwe kurinda ko kigera ku mwana, kuko gihita gikubita kuri ya nyababyeyi mo imbere harimo amazi, ntibihite bigera, ya impact ntigere ku mwana mu buryo buri direct. So mu yandi magambo, burya iyo uko umubyeyi agenda, uko umubyeyi yicara, uko aryama, ntabwo bihita bigifata ku mwana, kuko urumva hagati y'umwana na nyababyeyi harimo amazi ari ku mwana, umwana ari mu mazi mo imbere. Ni ukuvuga cyane ni ukumurinda shoke iyo ari yo yose yaturuka kuri nyababyeyi, cyangwa se umubyeyi aguye, atsikiye, ikintu icyo ari cyo cyose, ntabwo bituma bidahita bigera ku mwana, kuko harimo amazi. Icya kabiri ni uko buriya aya mazi niyo atuma umwana abona space, cyangwa se ahantu yisanzurira akabasha gukura, akurira muri ya mazi, kuko ya mazi uko agenda aba ari menshi, agenda yegezayo nyababyeyi, bigatuma umwana abona ahantu akurira. Mu yandi magambo, atuma umwana abasha gukura, kuko habaye hatarimo amazi, nyababyeyi yazi ikamuhombanya, reka byite gutyo, cyangwa se ikamufata, bigatuma atabasha kubona ahantu yinyagamburira, akabura aho akurira, ariko atuma umwana abasha gukura neza. Ikindi bavuga yuko aya mazi anatuma hari infection, cyangwa se mikorobe zitamugeraho, kuko zitatambuka, aya mazi akamurinda infection cyangwa se mikorobe. Ariko kandi aya mazi atuma umwana ahorana ubushyuhe. Umwana uri mu nda aba agomba kuba afite ubushyuhe runaka, agomba kuba afite kandi bugumaho, tutitaye ngo mama we yakonje, hejuru harakonje, cyangwa se ikirere, ndavuga mu yandi magambo, ikirere kirakonje, uyu mwana akagumana ubushyuhe bukwiriye. Ikindi gikomeye tutakwirengagiza kijya kigira n'ingaruka, nuko burya aya mazi niyo atuma ibihaha by'umwana bikura. Aya mazi niyo atuma ibihaha by'umwana bikura. Iki ni ikintu gikomeye, kuko buriya ibihaha by'umwana bigenda bikura buhoro buhoro, kugeza ku byumweru 34. Mbibutse ko iriya tariki duha ababyeyi ari ibyumweru 40, tariki yo kubyariraho, kujya ku byumweru 34 bivuga ko ibihaha by'umwana biba byakomeye, cyangwa se byibuze bigeze ku kigero gishimishije cyo gukomera. Ariko bibaye nta mazi arimo, umwana nubwo wagera kuri bya byumweru 34, ariko ibihaha ntabwo byaba byarigeze bikura. So mu yandi magambo, aya mazi ni nayo afasha ko ibihaha by'umwana bibasha gukura. Akaba rero ari akamaro, ari umumaro ukomeye cyane w'aya mazi. Muri make, iyo niyo mimaro navuga muri make y'aya mazi. Ashinzwe imikurire, arinda umwana, yaba ari infection cyangwa se shock yari yose, ariko kandi akanatuma agurumana ubushyuhe, agatuma n'ibihaha by'umwana bikomera. Murakoze cyane Dogiteri. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, tubibutse ko mwa kino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda ANSP+ ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira virusi itera sida no gufasha n'abahuye n'ibibazo bitandukanye byo kwandura virusi itera sida binyuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund. Turacyari ku bitaro bya MBC biherereye Nyamirambo mu Biryogo, hirya y'umusigiti, aho turi kumwe na muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bw'umwana mu nda ndetse n'ubw'umubyeyi utwite n'indwara zifata abari n'abategarugori, Dr. Ndikurya Emmanuel. Dr. dusoza iyi nsanganyamatsiko ya mbere dukoranye, kuko turakorana insanganyamatsiko ku buryo bw'uruhererekane. Tuyisoza ni izihe nama mwagira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima b'ababyeyi muri rusange ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'amazi umwana barimo mu nda, ndetse n'ikindi mwakongeraho tugasoza? Murakoze cyane. Mbere y'uko wenda tujya mu gusoza, navuga yuko hariho ibintu bimwe na bimwe bishobora gutuma amazi aba makeya, ari nacyo kibazo gikomeye cyane dukunda guhura nacyo. Umuntu akaba yakwibaza ngo ese kubera iki noneho y'amazi yabaye makeya?
nabivugamo muri make wenda tutabitinzemo. Kimwe nuko mu bintu bituma amazi ashiramo nuko ameneka, akaba ari nayo mpamvu nongera gushishikariza ababyeyi guhora buri gihe bareba igihe cyose amazi yamenetse cyangwa se ukabona amazi ashoka, abe menshi abe make, ukabona buri kanya amazi araza amazi arashoka, cyangwa se urahora utose bikagusaba gushyiramo agapadi cyangwa se kwibinda agashyiramo agakotegisi cyangwa ikintu cyose cyatuma ushyiramo agapadi, kiba ari ikintu kivuga ngo wasanga amazi yamenetse, ukwiriye kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo turebe ko y'amazi atarimo aradushiranamo, kandi nabyo bishobora no gutuma n'umwana agira ingaruka, cyane cyane akaba yagira ama infection tugoma, ndetse cyangwa se n'umwana akananirwa mu nda. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye gishobora gutuma amazi agabanuka kubera yuko yamenetse. Ikindi nuko hari abana bamwe bagira ibibazo by'impyiko, cyane cyane bagira ibibazo by'impyiko cyangwa imiyoboro y'inkari, bigatuma yaba ifunze umwana ntabashe kwihagarika, bikaba byatuma y'amazi agabanuka kuko umwana ntakibasha kuyasohora. Ibyo nabyo bishobora kuba impamvu yatuma amazi agabanuka, ariko ibi ngibi bigomba kudatera ababyeyi impungenge nyinshi, kuko niba yaragiye kwa muganga nk'uko twifuza ko buri mubyeyi wese utwite byibuze igihe atwite yagombye gukoresha ekogarafi, nubwo yaba imwe byibuze, ariko byibuze igakorwa ku gihe cyiza byibuze ibaye imwe ntayirenze ibyumweru 24 atarayikoresha. Ibyumweru 24 n'amezi, reka tuvuge amezi 5 cyangwa se ntarenze amezi 6 atarakoresha ekogarafi. Ibyo rero bizatuma, ni nayo mpamvu muri gahunda dufite ubu ngubu y'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu gihugu, twifuza yuko buri mubyeyi wese yaca muri ekogarafi, ntazarenze ibyumweru 24 ataraca muri ekogarafi. Harimo no kubona ko umwana nta bibazo nk'ibyo ngibyo afite bishobora kuzatuma amazi agabanuka, nk'uko twabonye ko aya mazi aturuka ku mpyiko z'umwana. Ubwo rero tugomba kuza twarabonye ko impyiko nta bibazo zifite. Ikindi gishobora gutuma aya mazi agabanuka, ari nacyo kindi gikomeye, ni ibintu byose bishobora gutuma umubyeyi ibijya ku mwana bigabanuka. Ibyo biza hari cyane cyane navuga indwara z'umuvuduko w'amaraso. Indwara y'umuvuduko w'amaraso ngira ngo twigeze kuyiganiraho, twayivuzeho. Iyi affecte cyangwa se igira ingaruka zikomeye kuba amazi yagabanuka, kuko ibijya ku mwana, umuvuduko utuma ibijya ku mwana bigabanuka. Ibijya ku mwana iyo bigabanutse rero umwana atangira kutongera kwihagarika, akamera nk'ugize amazi makeya, bikaba byatuma amazi nayo twabonaga agabanuka. Kandi ibyo binatuma n'imikurire y'umwana igenda gake, umwana ntabe yagikuze neza. Nabyo ni ikindi, umwana ntaba agikuze neza. Ubwo rero dushobora gusanga amazi yagabanutse, bigahita binatubwira ko buryo umwana afite ikibazo cy'imikurire, akaba ariyo mpamvu amazi yagabanutse, aricyo kimenyetso tubona. Ikindi ni igihe inda zarengeje igihe. Iki cyo turumva twifuza kukirwanya twivuye inyuma, kuko ni nayo mpamvu umuntu wese utwite twifuza ko aca muri ekogarafi tukemeza igihe azabyarira. Iyo cyamaze kwemezwa, iyo icyo gihe kigeze ntabyare, twihanganira gusa icyumweru kimwe cyarenga, umuntu bakahita agenda kwa muganga bakamuha ibise, ntakomeze gutegereza. Kera rero wasanga bavuga ngo inda irengeje, ngo ishobora umuntu ashaka kubyara mbere y'igihe bamuhayeho ibyumweru 2, ngo cyangwa nyuma y'ibyumweru 2. Oya, niba igihe cyarageze cyo kubyara ku itariki baguhaye ntubyare, kwa muganga uragenda bakakubwira bati okay, turabona amazi agihagije, tukongeye icyumweru kimwe, n'ikirenga ibise bitaje tuzabigutera, tuzabiguha, ariko ntabwo tuzakomeza gutegereza. Inda rero zarenzaga igihe wasangaga ziteza ibibazo. Mu bindi rero bishobora gutuma amazi agabanuka harimo kuba umubyeyi nyine atajyanywa amazi cyangwa akaruka cyane, ukazasanga n'izindi ndwara zatuma ba desiderate cyangwa dehydrated, amazi mu mubiri aba makeya, byatuma n'ibijya ku mwana bigabanuka. Ikindi ni igihe wa muvuduko w'amaraso nawuvuzeho, cyangwa se n'ama infection umubyeyi ashobora kugira, bikaba byatuma amazi ajya ku mwana cyangwa ibijya ku mwana bigabanuka, bizanatuma n'amazi yo ku mwana agabanuka. Ikindi ni ukwirinda, niyo mpamvu
mpamvu hariho imiti imwe n'imwe igihe utayandikiwe na muganga ntabwo wagombye gufata imiti, ko hari imiti ushobora gufata ikazatuma amazi agabanuka, ndetse n'izindi drugs cyangwa se ibindi bintu birimo n'imiti ya kinyarwanda tutazi ubwoko bwayo. Imiti yose utakorewe ubushakashatsi ntabwo aba ari byiza kuyifata. Muri make ibyo ni ibintu twashobora gukora tukirinda. Niba ufite umuvuduko w'amaraso tukawukontorora cyangwa se tukaguha imiti kugira ngo umuvuduko umere neza, bitazatuma umwana agira ikibazo cy'imikurire. Muri make nibyo. Ikindi wenda navuga, hari abagira amazi menshi cyane, byo simbitindaho cyane, ariko abafite amazi menshi cyane akenshi ikibazo kibaho, ikibazo abagira amazi menshi cyane tugomba kureba niba nta kibazo cya diyabete afite. Diyabete ni imwe mu ndwara ababyeyi bashobora kuba basanganywe rimwe na rimwe batanabizi. niyo mpamvu iyo basamye baza tukapima isukari kugira ngo tumenye ko batatwise bafite diyabete, ariko kandi niba bayifite tukamuha imiti kugira ngo isukari igume ku murongo. Ariko kandi tunibutse ko hari umuntu ushobora kugira diyabete yatewe no gutwita. Iyo ngiyo iyindi igeze ku mezi 6 turareba niba nta diyabete yatewe no gutwita, twasanga ihari tukamuha imiti hakiri kare kugira ngo atazagira ikibazo nacyo cy'amazi menshi. Muri make ndumva ari ibyo nashaka kongeraho, ariko mbashishikariza kugira ngo umuntu wese ajya kwa muganga igihe cyose kimenya ko yasamye, kugira ngo turebe ko ubuzima bwe bumeze neza, kugira ngo n'umwana azamere neza. Hanyuma uko agiye kwa muganga dukomeza tunareba ko inda ikomeza gukura ku kigero gikwiriye, ari nako tureba ko amazi ahagije. Iyo umuntu yegereje igihe cyo kubyara tugasanga turongera tukareba, niyo mpamvu twongeye inshuro tureba umubyeyi kugira ngo tumenye ko nta kibazo cy'imikurire y'umwana, hanyuma inda ntizarinde iturengana igihe. Nabibutsa rero nanone kurya indyo yuzuye, cyane cyane twongera mu byo turya imbuto n'imboga tukabyibandaho, ariko kandi no kunywa amazi kugira ngo umubiri wacu utaba desiderate cyangwa dehydrated, ukagira amazi make, byazatuma n'umwana agira ikibazo cy'imikurire cyangwa cy'amazi makeya. Kandi ibimenyetso mpuruza nk'uko twabyize, ndongera bashishikariza kugira ngo igihe cyose ubonye icyo kimenyetso ujye kwa muganga kare kugira ngo dufatirane hakiri kare. Ndumva ari izo nama nashaka kongeraho. Murakoze. Murakoze cyane dogiteri ku murava n'ubwitange mugira mu guharanira icyatuma ababagana bagira ubuzima buzima. Bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima, ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye dogiteri Ndikuryayo Emmanuel ku murava n'ubwitange agira guharanira icyatuma ababyeyi ndetse n'abamugana bose muri rusange bagira ubuzima buzima. Dushimire n'ubuyobozi bw'ibitaro bya MBC biba byaturebeye abaganga ashe kubagezaho byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nk'uko dogiteri yabivuze, ikiganiro cy'ibimenyetso muruza mushobora kujya kuri YouTube channel yacu ariyo Ubuzima Buzima TV mukakibona, aho twavuze ku bimenyetso muruza hamwe na dogiteri Ndikuryayo Emmanuel. Umubyeyi ashobora kwibona bakihutira kujya kwa muganga. Mukomeze mugire ubuzima buzima.